uretse ureba abanyamahanga ukuntu bamenyera abanyarwanda uraza kubibona. Umunsi wa nyuma wa 2025 twerekeza muri 2026 ndetse ahubwo twari twanahageze. Ubu turatangiye reka urebe gatoya, turimo twerekeza aho bigiye kubera, aho bagiye kurasira Convention Center. Amasegonda make cyane barawurashe. Uyu munsi none dore ahantu bawusaturiye. Ubu ngubu happy new year, happy new year, happy new year. Umwaka mushya mwiza w'ibihumbi 2026. Banza wumva ibyo bintu. Hari ukuntu numvaga ntabibereka, ariko naje kwibuka yuko every sign of ibyishimo, buri kimenyetso cyose cya happiness kiba kimeze nk'ubusazi. Happy new year, happy new year. Nasaze kubera ibyishimo. Ubwo uzi ibintu byabaye muri 2025 wowe. Happy new year. 2026 we. Happy new year. Gina muziki. Happy new year. Happy new year. Ubundi sometimes yibonye umuntu wishimye, umuntu uri kubyina utoto aba ameze nk'umusazi nyine, ubona utazi ibyari. Hari ikindi kintu nshaka ko muza kwitegereza. Uzi ko izi fireworks iyo zivuze ubugira ngo zinyeganyeza kamera, z'ubwazo zinyeganyeza kamera. Uze kubyitegereza urebe. Ntabyo mwari muzi. Ibyo bintu mwari mubizi, zinyeganyeza kamera. Iyo uri kurikodinga ntabwo ubibona, ahubwo ubibona iyo uri kureba video wa recordings. Nimubona ibyo fireworks ziri gukora muri video ndi gufata, mwari mubizi se? No bwa mbere mubimenye. Itegereze neza, reba ukuntu bigenda iyo zikubise. Nabyo abazi. This was very nice night. Ronde nifuriza umuntu wese wo muri twebwe abantu tuziranye special mu uzagira umwaka mushya mwiza. Reba ya ntambara sasa ntambara y'abanyamahanga n'abanyarwanda, agasuzuguro kawe. Do you see? Man,